nibyo turabijyamo turaza no kuganira yego no kubwiza bwa Paris Saint-Germain kuko hari ububi bwa Arsenal budakora ubwiza bwa Paris. Yego. Ikintu cya mbere kuri iyi Arsenal yatsinzwe muri iri joro, ubwo turabihuza n'imikino ibiri. Iyo ubwayo uyu mwaka yagize ikibazo cyo kutagira squad ihagije. Ngiye guhera kuri icyo. Abantu bashobora kubifata nka excuse cyangwa urwitwazo kuri Arteta, ariko afite rezo. Afite rezo kubera ko ariko nkiraka ko ari nayo wagakure kubibazo. Exactly. Ni ukwiye kubibazwa, ariko hari ibyo adakontorora. Hari imvune nyinshi yagize atagarura. Kutagurirwa abakinnyi ahari, kutagurirwa abakinnyi mu kwezi kwa mbere. Hari abakinnyi batashoboye na kugurirwa, nabyo birashoboka. Hari agasquad kari limite. Reka duhere byonyine ku rugero rworoshye. Ubundi ikipe ya Arsenal nubireba ukavuga ngo yatsinzwe match ibanza mu yo kwishyura, twari dutegereje ko nabona bitaragenda neza agomba guhindura hakiri kare. Remplacement ze zaje mu minota 70 na cyangwa 60 ni kibazo cya Arteta. Igihe yazanaga Alejandro Trossard nyuma abantu bose bavuga bati twarize kurebye nka performance ya Martin Odegaard muri imikino yombi, kareba buryo atinda atamusimbuza. Odegaard sakavamo akajyamo. Reka nze nkubwire ushoboka ni Trossard n'ubwasoma mbere yayikoze ku minota 68. Yego. Azanamo Calafiori avanamo Lewis Skelly. Yego. Ni poste par poste. Calafiori umwana arabaza gukora ikosa yamaze kubona ikarita y'umuhondo anakoze none ikosa rya penalty. C'est match mbi cyane. Ku minota 69 ubwo ni yazikoreye rimwe ahita azanamo Martinelli, avanamo Martinelli, yinjizamo Trossard, yongera gusimbuza mu minota 83 ariyo remplacement nyuma yakoze, avanamo Timba, azanamo Ben White. Igice rero Arsenal sa nifiteho squad ni nyuma, defense yayo vraiment afitemo ibisubizo, we no mu center back niwe bazashaka, ariko Arsenal yagowe cyane no kutagira squad iririsha hagati mu kibuga. Twarabibonye ko igenda rya Thomas Partey kuri match ya mbere ribategeka yuko Declan Rice agomba kugaruka gukina nka nimero 6, umwanya utaruwe burya kuko ni box to box by nature, ariko kandi bikanabategeka guhindura Merino profile akava imbere akagaruka hagati mu kibuga, ikintu kitari kiza kuko yari amaze kumenyera gukina aho ngaho nyine imbere, ugahita wisanga umuramplasa umwe muzima bagira Trossard yisanze agomba kubanza mu kibuga. Niyo mpamvu Arsenal kuri match banza nta buryo n'umwe yari ifite bw'ibisubizo byo gusimbuza. Calafiori cyane yarafite abakinnyi benshi badahari. Ndahera muri byoroshye njya mu bikomeye. Iyo uri muri iyi mikino imeze gutya yegeranye gutya myinshi gutya, abakinnyi abaho ubuzima buteye gutya babyita prepare play recover. Iyo rero umuntu ari ndi gutegura match ndayikinnye nkeneye kuruhuka, iyo byongeye kwisubiramo ubwo babikoze muri weekend mu migezi akaza prepare play recover. Ikintu cya mbere umukinnyi abagiye kwiyima kandi gikomeye cyane nicyo bita family sacrifice. No kuvuga ngo ubuzima bwereka tugaruke. Oya dukomeze. Okay. Nari mbonye nanyeze mugiye kwamaza. Ubuzima bw'umukinnyi babugiye kuba iteka kuri training facility ya equipe. Hari ukuntu tujya twumva ngo abakinnyi ngo bagiye mu myitozo mukagira ngo ni nk'ibi by'imyitozo y'i Kigali cyangwa y'Nyarugenge. Ntabwo ari byo. Aba bakinnyi baripotinga ku myitozo 2 nk'abantu baje ku kazi. Bajya ku kazi. Bagakora session ya mu gitondo bagasangira. Yego. Aho ngaho baba bafite abatetsi, umva uko abandi batekereza business y'umupira. Barira hamwe. Urumva batanze nakazi ku bana bize Canary Arts. Ubwo ndimo navuga iyi sport muvuga mushaka kugira imirimo i Kigali, ariko abakinnyi bagakora imyitozo Nyamirambo bakarya kurya chapati mu biryogo. Dukomeze. Barangiza kurya akaryama aho ngaho agakora ako kantu ka siesta ko kuruhuka. Isaha imwe haba ari ahantu ho kuruhukira, bakagaruka mu myitozo nyuma ya saa 6. Baba bafite match nyine mu minsi mike bashobora kubahereza nk'umunsi umwe wonyine wo kugera mu rugo, agasuhuza umugore, agasuhuza abana, agahita yongera kuri reportinga saa 2 mu gitondo ku kibuga cy'imyitozo. Uwo munsi bwo bataha kuri hoteli bitegura kuzafata indege umunsi ukurikiyeho berekeza mu gihugu bazajya gukiniramo. Nubwo buzima Arsenal yari bayemo mu mezi nk'atatashize.
ibi rero impamvu squad ni nari ngombwa ikurinda ikintu cyitwa psychological strain ku bakinnyi cyangwa se kuruha mu mutwe guhora mbwirwa amagambo amwe mukanire match ndi muri tize go ndi muri tize ale mufate iruka genda sprint ibyo bikoreye ikibukayo yihindure biramvuna ndi umuntu I need some time nduhuke muri weekend umbwira Arteta ati no go home rest mari minsi 3 mu rugo na madam nta mvune ufite iyi weekend singa ushaka ku kibuga genda unasohoka ujya muri movie n'umugore wawe muzongere mugaruke cyane uzongere ugaruke ibyo bikorwa na squad Arsenal yari ifite shortage muri squad ako nakambere ibyo binatera abakinnyi ba Arsenal burya abakinnyi benshi mureba baba bafite utuntu twitwa pain kuba ari kubabara kuribwa byoroheje bya bindi ubona bamupurizaho nk'ibintu bya bindi ubona baza bakamumasa burya umubiri uburushye nuko nyine abatareka gukina ni nkuko nanjye hari igihe wumva ijwi ryasaraye ariko ko mpanze akazi nyine nkagakora nkavuga ni ijwi ntiryagiye ariko ntago rimeze neza yagendaga cyane yego nabo rero hari igihe nyine umubiri utameze neza ariko ntari bugire umwanya wo kujya kwivuza kubera yuko nta yandi mahitamo bafite kabisa icyo kirumvikana squad yabaye ikibazo kuri Arteta yego inyengo ya kabiri itumye Arsenal ibintu byayo bisa naho bigorana cyane Arsenal igomba kubaha icyo umupira w'amaguru waremye wagennye cyo kugerageza kubaha profile z'abakinnyi n'imyanya yabo Arsenal ni ikipe yagishaka ibisubizo bimeze nk'aho ari arrangement nyamara aragombaga kwataka isoko ubwo nabyo birahura igashaka abakinnyi bajyanye n'imyanya igomba kubikinamo ndaguha urugero Arsenal yageze kugera twese twita ikipe ngo naba master kuri set pieces tunabishimira cyane umugabo yitwa Jover izina rye riranavugwa cyane tumushimira ko yabigishije rwose imipira y'imiterekano no kuyitsinda neza byasaga yego n'ubundi kugira ngo twara no marushanwa akomeye bakubwira yuko margin bari ntoya hagati y'ama equipe kugira ngo tware competition nk'izi ugomba kuba special mu gutsinda opponent bawe mu buryo nyine burimo ikinyuranyo donc butandukanye ubaka mu buryo butandukanye turabona kuri iyi equipe ya Paris Saint-Germain tuzana kureba ariko Arsenal hejuru yo kuba itaraguze nka rutahizamu nimero 9 wagombaga kuba ayiha ibisubizo nka nimero 9 ikagira iryo zina ry'umuntu ugomba kwifasha wenda kuba itaraguze nkuko twabibonye hari aho byayikostinze no kugira imvune hari aho byayikostinze hari akandi kantu wenda Arteta nawe ubwe abantu barimo baravuga ko kuba nk'uyu mwaka byarashobokaga cyane gushakira mu bindi bikombe ikintu kiri mentale noneho rero ubwo nicyo kizamo mani imukoramo kuri penalty muri FA Cup ajya kuvamo muri League Cup wakwemo na Newcastle ajya kuva mu championnat nyine Liverpool yimutwara rwose byazi kuri juna 25 Arsenal ubona bamaze kwikira mu kinyo cy'amanota agera ku 8 icyo kintu cyo kutagira icyo kintu cya consistency kugenda ngo basunike bagere kure bahozeho mu yandi mari mu bindi bikombe mani musezerera vraiment ntabwo yakoze ibishoboka byose icyo gihe mani yari bubihe bibi yabonye na red card mani muri yo mari ari mu bihe byiza mani yabonye red card barinda bagera bahinduranya squad ukabona vraiment yaregeje focus in Champions League focus in Premier League twatuvuye kureba match yihuye byo kureba za Nyanza cyo kudelibera ibindi bikombe byose bisigaye ngo ndafocusinga kuri kimwe niko byagenze na sizishize yego biramukostinga cyane hari igiciro rero bimusaba kujya ku isoko gushaka abakinnyi aho kwaba ari kujya kureba noneho ibindi reka tube turetse kujya aho ngaho ahubwo turebe noneho mu bwiza bwa Paris Saint-Germain nayo yamutsinze noneho duhita tubona kujya iyo no kwiganira ruzungu batagira ngo ni ikipe isanzwe Paris Saint-Germain ibyo ari byose gutsinda ikipe ya Arsenal ukayitsinda imikino ibiri Paris Saint-Germain ngira ngo arakano ka turibuze kugarukaho Luis Enrique yagarutseho abantu bise championnat y'Ubufaransa ko ari Farmers League ariko bakongera ko twibutsa ko yatsinze Liverpool atsinda Aston Villa atsinda Paris yatsinze amakipe yose yo mu Bwongereza ari mu Champions League kuko muri League phase murabyuka ko Paris Saint-Germain yatsinze Man City bitego 4-2 hanyuma muri knockout stage bashoboye nyine gutsinda equipe ya Liverpool barayisezerera bayitsindira Anfield bashobora gutsinda equipe ya Aston Villa Parc des Princes barayisezerera basezerera equipe ya Arsenal bayitsinze back to back
so ni umutoza wasetse cyane umunyamakuru amubajije icyatekereza ku kuba atsinze amakipe uko ari ane yo mu Bwongereza. Aravuga ngo ariko nibo batwise Farmers League. Farmers urabyumva ko ari icyongereza, ngo ni ligue championnat y'abahinzi, donc itafite talent, idakomeye. Ariko bamugana ukabona nyine amakipe yabo uburyo arimo kwitwara surtout nka Paris Saint-Germain, ibintu biteye ishema cyane, biteye ubwuzu. Ariko ni Paris Saint-Germain mu by'ukuri igaragaje urwego rwiza, ntabwo ari Arsenal gusa, yagaragaje kuri Liverpool, Man City, Aston Villa. Hano hose amakipe yose yabaje kuyakubita. Ubwiza bwa Paris Saint-Germain na exploit z'umutoza Luis Enrique ntabwo dushobora kwirengagiza travail nziza cyane ku ikipe ya Paris Saint-Germain, kuko iyi Paris igeze kuri final ni Paris yananiwe kugera muri demi finale gifite abastari bose bashoboka, ba Kylian Mbappé, ba Neymar ndetse na ba Lionel Messi. Tujye mu bwiza bw'ikipe ya Paris Saint-Germain, kuko ntabwo Arsenal yatsinzwe n'ikipe n'importe qui. Icyo rero ugomba kumenya, Paris Saint-Germain ni ikipe ikomeye. Mu kuba ari ikipe ikomeye, Lorenzo, hari akantu nshyize muri groupe rebamo gato, tujyane undanse. Hari abantu bari kugushinja ko utari kuransa neza muri iyi minsi, ngo urashaka gusesengura, niko bambwiye. Bamwete Lorenzo naranse niyo ngingo ushoboye. Yaransa baje gupfukirana impano yawe, bavuga yuko uransa neza. Ndashaka ko utu tuntu utunyuramo, noneho ukagenda uduha abantu neza, kugira ngo tubanze dusobanurire abantu imikinire y'ikipe ya Paris Saint-Germain, nuko itoje tubaho ubwiza bwa Paris Saint-Germain. Hano rero baravuga ngo PSG executes relationism in football better than any other. Iri jambo ryitwa baravuga ngo Paris Saint-Germain nyine niyo kipe izi gushyira mu bikorwa icyitwa relationism mu mupira w'amaguru kurusha undi muntu uwo ari we wese. Iri jambo reka tubanze turisobanure mu buryo buri etymologique bwa football. Iri jambo ubundi risobanura ngo ni a philosophical perspective that emphasizes the importance of relationships and connections between things rather than focusing on individual properties or substances. No buryo bwo kubaka imibanire neza cyane, ni uburyo bw'imitekerereze ariko bwimakaza cyane bushyira imbere ibijyanye no gukorana hagati y'abantu n'abandi kurusha uko umuntu yatumwa umusaruro ku giti cye cyane. Noneho reka tubijyane mu mupira. Muri football iyo tuvuze relationism ni filozofi ya coaching cyane, imyizerere ya coaching, ni igena ntekerezo ryo muri coaching ry'emphasizing ku kuba abakinnyi bagomba kuba dynamique. Yego, dynamique ubwo nuko bahagarara ahantu hamwe bagenda babuja bakora ama movement, tugiye kubijyamo. Ibyo rero bikabaremera ikintu cyo kugira a fluid interplay between players. No kuvuga ngo fluidity ni kuriya nyine byoroshye cyane, umena nk'amazi agatemba. Iyo umenya amazi agatemba kuriya manuka nyine nta rutangira, ni ukuvuga nyine ni ikintu kiri fluide. Noneho ibyo bituma haba icyo bita interplay, buri wese akabasha gukinana na mugenzi we, umukino hagati yacu, interconnection, interplay. Icyo iyo haje inter urumva ko ari entre nyine, sibyo, hagati y'abakinnyi. None icyo ngicyo priorite kuri bo iba ari ukurema cyangwa icy'ingenzi kuri bo. Creativity nicyo kintu umutoza atoza abakinnyi, ndaza kubigeraho kuri buri mukinnyi. Akenshi akanabasaba kugira ibyo bita decision making, kumenya gufata ibyemezo bikwiye, hanyuma bakanaba beza muri tactical formation. No kuvuga kugenda baba beza mu bijyanye n'amayeri y'umukino umutoza yapanze. Ngiye guhera kuri utu tutarajya mu bindi byinshi bitaza gukonstipa abantu. Dere kuri utu, ikintu cya mbere Paris Saint-Germain yubaka mbere ko tujya kuri utwo tundi, iyo bayitoza abakinnyi bayo babigisha ikintu kimwe. Ntabwo niba uri kabiri uri Hakimi, ntabwo niba uri gatatu uri Nuno Mendes, ntabwo bisobanuye ko uri umudefenseur rimwe birari Kayike ngo ukina ku murongo gusa. Akwigisha ko ugomba gukora movement zikugira umu invented fullback n'abandi bajya bikora, ariko nugera hagati mu kibuga Hakimi ntukiri kabiri, ntukiri umudefenseur, wambaye costume y'umumediateur. Ugomba gukina nk'umumediateur, ugomba guhita ugira creativity umumediateur agira iyo ari muri mediane. Ibyo arabikwigisha. Akwigisha ko nugera muri box uri Nuno Mendes
mwabonye ibitego yakubise Aston Villa cyane nibura Achraf Hakimi mwabonye ibitego yari yatsinze Arsenal kuba wisanze muri za mvuma tugenda dukora rotation mu myanya ukisanga ugeze muri box wabaye rutayizamu nimero 9 rutayizamu agira ikintu akora urashota mu izamu urascoringa arabikwigisha urimo urabyumva wamaze kumva ko ikintu cya kuba bari dynamique babuja kitangiye kugena ko bagenda bava mu myanya yabo bango nshaka kuva kuri kabiri nkisanga dushaka kuva hagati nkisanga imbere kandi mu defense imbere cyane icyo ni icyambere none icyo kintu cya fluidité gutemba kwa equipe gutemba kwa abakinnyi uko nguko bameze nk'amazi asukika kudahagarara hamwe ikintu kikagenda kidafite rutangira gikomeza kigenda kandi abakinnyi ariko bagira interplay bagenda baconnecting hagati yabo icyo ngicyo yabaremyemo ikintu cyo kugira creativity nuhagera hashaka ibisubizo abakinnyi be niyo mpamvu ubona babasha nyine kubera kubigisha ibintu bya kugira decision making mu gihe ufite umupira mu gihe bagenzi bawe bahari iruhande waba pass cyangwa wakwera imina abakinnyi ba Paris Saint-Germain bose ugenda uhuriye ku kintu bafite bamaze kugira ikintu cyo kuba technically gifted ni ikintu yitayeho cyane muri aspect enye z'umupira zubakirwa muri coaching hano mvuzemo ebyiri iya mbere urumva ko movement zabo ni neshatu ahubwo zajemo movement cya mbere zibanza gukora movement n'uburyo bwa tactique nango iyo dukoze movement baro tukayisanga zone barigiyemo tukahurira turi batatu ba Paris Saint-Germain tugahita tuyishaka tukayaka zira pressing bakora ari benshi icyo gihe ni tactique yo kurekipera iyo tuyatse twari turi benshi nyuma tugahita tuzamuka duhererekanya hagati yacu nabwo tugakora counter attack twiruka kuriya ubwo buryo duhita dukora transition rapide kandi neza cyane ibyo ni tactique ariko tactique uzigituma ikunda icyambere ni condition physique zishoboka yego nango ntiwaba mwiza muri tactique udafite condition physique zibikwemerera condition physique nuriya mwuka mwabonaga niriya ritme Paris Saint-Germain ikiniraho niriya intensité nuriya muri kotsaho ikwataka inakudefanda icyo ngicyo ni ikintu gikorwa n'umutoza nta kindi kibikora icyo ni icya kabiri cya gatatu ni uburyo bwo gushaka ibisubizo twagiye tuvuga aho usanga umudefenseur nka Nuno Mendes aho usanga Achraf Hakimi maze kugira hare mu bitego 21 muri toute competition muri iyi saison uyu mwaka Ousmane Dembele amaze kugira ibitego 25 na assist 6 wa 2025 wonyine 2025 turi niwe mukinnyi ufite ibitego byinshi ku mugabane w'Uburayi Nuno Mendes afite ibitego 5 muri competition ya Champions League ari umudefenseur wow. That's what we call gushaka ibisubizo no kuvuga ngo ikintu cya mbere abambika ni ikikwizigira arakubwira ngo ambara costume irenze profile yawe gusa nkuko Lorenzo narimvuze ngo Lorenzo uzwiho kuranza ambara na costume yo musesenguzi n'ubugera igihe cyo gusesengura ambara na costume yo kubura ikiganiro niba ugeze igihe cyo kubura ikiganiro ambara na costume yo commentator niba ugiye kumukomenteta aba umuntu ufite gushaka ibisubizo muri wowe kandi ubishake neza neza nyine nkuko waba uri muri uwo mwanya icyo kintu cya mbere yabashije kurema muri equipe ye ni ikintu cyavuye muri Brazil ndaza kubigarukaho sinshaka kwinjira mu bintu byinshi byaho byakomotse iyi style of play rero isaba abakinnyi gukina ama short passes tugiye kubyinjiramo cyangwa se bakanabana na mupase maremare aho niho Lorenzo ahita aziramo neza cyane muri bya bintu azi kurusha ibindi agiye muri element z'icyo kintu abisome neza biryoshye ibintu bya mbere usobanuye relationism niho twashakira igitego cya mbere cy'ikipe ya Paris Saint-Germain ni Fabian Ruiz wimutse amenya ko ageze kuri box amenya ko agomba gukontrola umupira agacenga tera n'igituza tera demi-volley ubundi agatera demi-volley ni decision making yawe ndavuga gufata icyemezo cyanyacyo mu gihe cyanyacyo bitewe n'umwanya wawe aho umaze kugera uri murakina ibyo ni coaching nta kindi cyabikora ya element ya mbere rero ya relationism kwa gukinana twavuze hari iyitwa Toko Imevoy urumva bisobanurwa mu cyongereza give and go ikintu cya mbere iyo Paris Saint-Germain iri gukora ibyo bita drills imyitozo mfite n'akavideo nza gupostinga mu kanya kuri Rugaju bari muri tize ndagapostinga rwose minota 15 saa 4 tugiye muri mu ka break ikintu cya mbere asaba abakinnyi be we kwizigira tanga pass ubundi ugenda wihagarara we yitange wayisize yitange ugende no ngo yitange uva aho uhagaze dore ikosa rya mbere abakinnyi benshi nk'aba Arsenal n'abandi bakora Saliba
aguha pasi uri imbere ye akaguma inyuma agahagarara. naye yakongera agahagarara aho yarari. uzi Paris Saint-Germain mu kunikina iyo muri give and go iyo itangira kubaka bari bikwa Donnarumma. Donnarumma uzi umuntu uza kwakira baro ni ukuvuga ngo ni umuntu witwa Vitinha, ni umumediateri niwe uza ku murongo nango Marquinhos ajya iburyo hanyuma ibumoso akagira uriya musore witwa Paco agahagarara hagati yabo. Baro ya mbere Donnarumma yayindi atanga gutya n'ikiganza neza muri metero ebyiri hano ku murongo neza winjira muri box ahita yereza Vitinha. Ugahita wibaza ngo Nuno Mendes na Kimi baba bari ubwo zana bashyize Nuno Mendes na Vitinha babinjiye muri mediane basangamo Ruiz banasangamo Wow João Neves. wabyumvishe ahise abaherezwa costume y'abamediateri babakinnyi yo ku ruhande hanyuma undi amugize umudefanseri niwe ugiye gutangiza umupira. Atanze baro muri give and go iyo ayitanze ahita goye ijya hagati mu kibuga. Give baro kuri Marquinhos go muri mediane nitanga passe wimuke. Give and go movement ziratangiye baro ya mbere bakinnye arayitanza isenjira muri mediane uzikina isa kora muri mediane akresere nombre uribuka ko Hakimarimo uribuka ko Nuno Mendes arimo uribuka yuko afitemo babiri basanzwe ubwo babaye amakara urumva ko yatanze passe yinjiyemo babaye batanu. uzi ikintu cya mbere gukoreye ahisa kugira territorial dominance hagati ahisa agera bagenda nk'amazi vuba passe ebyiri batanu muri mediane. Twakomeje aka kabiri tabela 1-2 ni ukuvuga n'ibiriya twakinaga byavugaga ngo funga upase twabyitaga ngo iki hari akantu twavugaga katari 1-2 kandi mu mikinire tukiri abana ngo ni tushejwe ni detushe twabitaga detushe aba entushe akabana detushe ni detushe aho ni detushe nagari entushe ni ukuvuga ngo ni 1-2 nifunga upasi. Turi mu Misiri kamarade yaje kubitwigisha arimo arabyigisha Kasambogo Andre bagateba kuki kigiye batagikina umupira mwiza gafunge ugatange ibyo rero reka nkubwire aya mashot passes ikintu amara ibi bintu kubera yuko tugiye kubikorana nta muntu ugomba gutindana umupira biratuma dukora amavuma kubera ko ni wifunguka yima ndi deplace kugira ngo nundi uyihaye nawe ayifunga yime nawe yideplace kugira ngo nyifunge nyimuhe batangira kugenda bakora ikintu cyo gutuma wowe bakuzubaza. No kuvuga ngo umupira ubira kugora kubona kubera ko ni benshi ni interplay bakagenda baregeranye aragafunga gaha mugenzi we cyane akona kairema ka kabiri ubuna mu mikino ya Paris Saint-Germain urabibona ko nyine imikinire yabo passe bagukubita passe nyinshi cyane ugatuma utwugahangayika ukayoberwa ibintu biri kukubaho ukisanga mu espace wayafunga utazi ibyo urimo ubundi bakakoga. Dukomeze akandi bakita escadinha bisobanura ubundi staircase cyangwa se ladder n'escalier. Escadinha n'escalier yego ladder n'urwego escalier cyangwa urwego hari ibice bibiri rero. Iyo tuvuze urwego mu buzima busanzwe uru rwego twese twuririraho ntimujya mubona ko urwego rugera turi atobaho two hagati umuntu azamukira agenda akandagiraho turi ku murongo umwe cyangwa escalier ntimujya mubona ko ziba zitondetse nyine uva kuri muzamuka. Ni ukuvuga ngo arababwira ngo kwa kundi turi benshi hagati ikipe iraza ishaka gushaka umupira mwebwe uburyo bwanyu bwiza bwa mbere priority yizereramo ya mbere nuko mugenda mupasanya muri ya give and go mwubakira baro hagati yemera ko hagati y'aba espace nini kurusha ku mpande abasaba yuko mugomba kubanza gushakira ibisubizo muri mediane mugenda mupasanya nka kuriya nkomeza tujya imbere tutajya inyuma dukomeza tujya imbere tumeze nka kuriya wubaka urwego ugenda uzamuka cyangwa ugenda uzamuka escalier akandi kitwa corta luz straight through ball. Yemera ko hari igihe izi give and go n'ibindi ikipe ishobora kuba yakoze nk'ikoze igasiga nka espace nini hagati abategeka guhita mutanga izo passe nene z'ama through balls zambukiranya ziva hagati zitazijya imbere muri attack. Ibyo nabyo bajya babikora nimugoroba bita Bradley Barcola kuri contre attack bakoze umupira wavuye hagati mu kibuga barawuterura baramwoherereza arakirata igitego arakirata gihaye Desire Du watera agapira gato cyane bajya bana creation nyinshi chance nziza igitego kiraburi cyari igitego now Lorenzo kwigisha tukajya muri reaction kubera ko aha muri reaction mu minota 9 mfite kuko isaha ya kabiri turayimukana mu Rwanda. Impamvu nshaka ko twaba tugarukiye ahangaha mu buryo bw'imikino ya Paris Saint-Germain no kugira ngo turebe ku kintu kijyanye n'ikipe
ya Arsenal noneho wari ugiye kutugeza hahandi muri Arsenal bakeneye guhindura iki iyi Paris Saint-Germain ishusho yayo kuri finali zaba ari iyi mbo Arsenal yo ikeneye isoko nta kindi kintu yakora ikeneye gushaka uburyo yashaka ibisubizo ikeneye kongera kugira abo nakwita nko kongera fire power nko kongera brigade ya ishinzwe kurasa imbaraga mu muriro kabisa w'imbere ni ikintu nyine ubona ikeneye cyane urayibona ko Arsenal nyine iyo Bukayo atabaye nka cya cyuma gityaye ubona nyine Arsenal idahari nyine iyo Bukayo dafite match mu maguru ngo ubone ni uyitwaye ngo ubona arayitwaye arayifite ubona Arsenal idahari. Martinelli afite inconsistency iri ku rwego rudasanzwe inconsistency kabisa mbona afite consistency yo gukora amakosa yo kuba mubi afite consistency mu kuba mubi kuko birashoboka ko rimwe na rimwe hari yatsinda igitego ukabona na Sublime ni igitego cyiza ariko ibintu umukinnyi agomba gukora mu mikino ikurikiranye ikomeye nk'umuwinga mwiza ntabwo wabikora ukina nka Martinelli ni wa mukinnyi ufite ukuntu abantu bamubona mu myaka irenga 5 amaze muri equipe ya Arsenal ukabona atarigeze atera imbere abantu bose bavuga ko akina yunamye ajya guheza umurongo wa murongo usoza ikibuga nk'umuwinga yajya ukatinga inside agaruka mu kibuga agahita shota mu maguru y'umudefenseur begeranye kugira ngo ashakishe kona iyo ni routine amaranye imyaka 5 so biragaragara ko atigeze atera imbere atazanatera imbere mu mikino azaguma ameze umukinnyi wakina kuri amwe birasa nkaho Arsenal ikeneye upgrade ikintu mwiza kurushaho kuko ndashaka kumva nta wundi mu wing uri successful muri kina nka Martinelli nkuko twatangiye tubivuga iri trothless mu myaka 5 Martinelli nta creativity uwo bita Mikel Arteta yakubwira ngo igikombe cya championnat nagitakaje akubwira ko it was very close twari tubyegereye cyane kuko n'amanota twabonye muri seze ebyiri zishize hari umuvandimwe muri Arsenal ngo yabonye miliyoni 70 ngo muri Champions League ngo zabona ijana muri Premier League 70 reka mwibarize amafaranga muri Arsenal yanarize umuntu yakora wikipe yabonye amafaranga itabonye ni amafaranga se n'ibyishimo Rayon Sports se nibaye miliyoni 5 ibya kabiri mu gikombe cy'amahoro what is about money amafaranga ni iki icyo nkubaza aravuga ati it was very close n'ikimenyimenyi yanavuze ikintu yanabonye giteye isoni yavuze ngo muri aya makipe yose ari muri Champions League nitwe twakiniye neza nziza muri Champions League y'uyu mwaka elas ngo even utsinzwe na Paris Saint-Germain home and away wari equipe nziza kurusha ndiyose ngo twari turi very close ngo kuko ngo umukinnyi wabaye mwiza w'umukino mikino ibiri itambutse ngo ni Gigi Donnarumma dore Arsenal umushinga wayo ahantu ugeze nakubazaga akomeza ahabwa ikize niyo bakimuha hari ibintu Arsenal igomba kumenya umushinga wayo ahantu ugeze imaze kugira base imaze kugira fondation kandi nziza imaze kugira umuzamu mwiza imaze kugira abadefenseri beza ni keeping abasariba ifite mediane itari mbi ikeneyemo probably wenda kuba yajyamo renfort muri creativity yayo ndetse n'ubusatirizi twavuze bagomba gukoraho hari ibice bitatu by'abakinnyi Arsenal ikeneye kugura tureba wenda Paris Saint-Germain igice cya mbere buriya iyo uri muri projet nk'iyi iyo ushaka igikombe hari abantu bita match winners abantu batsinda umukino match winners ni kuriya Pedro ameze muri Barca ntabwo atsinda ntago Pedro yitsindira igitego atsinda bike pe assist za Pedri ni nye cyane ariko match za Barca zitsindwa na Pedri niyo bipfuye byicwa na Pedri nuvuga ngo kudomina kwa Barca byubakira ku muntu witwa Pedri KDB igeze kuba muri Man City ari match winner we na Rodri ngira ngo murabizi ari babiri ukaba ubizi ko mediane yabiri bukwice nuramukuje nabi ameze neza Rodri na KDB uratsindwa twari tubizi ko Real Madrid mu gihe cyashize yiri ifite Toni Kroos ari match winner ntago akeneye kujya kuri podium ya Ballon d'Or nta nubwo ari butsinde ibitego 50 nta nubwo ari buze kuba ari muri batatu beza ariko ni match winner ukeneye abakinnyi babandi uvuga ngo imitwaro n'imiruho yanjye yose nibigera kuri uyu muntu birakebuka icyo ntegeza ko Arsenal urabona barutse kwangaja directeur mushya Andrea Berta Arsenal imaze imyaka 5 excuse ari imwe ntabwo twashoboye kugura rutayizamu inyamara bagura aba defense na mediateur Arteta test yonyine bagiye bashobora kuba bagiye kumuha noneho no kumushakira rutayizamu uko ahora ari close ku gikombe no kuri Champions League natagira icyo atwara mu gurira rutayizamu azirukanwa kuko
hari igihe umutoza aba ari mwiza bigaragara muri building mu kubaka nyine systeme mu gutegura equipe nziza n'ahazaza ariko akaba atari ku rwego rwo gushobora kubyaza umusaruro icyo kintu yubatse. Abatoza baba winners batsinda bafite spirit ntabwo bari benshi. Ushobora kubaho utsindwa equipe kabone ihora ikomeye ariko udashobora gutwara ibikombe. Mwe nk'urugero ntubona nk'uyu Enzo Maresca wa Chelsea. Chelsea urabona ko ntabwo bayubatse igihe kirekire, bafata nk'imyaka 2 ukabona warubatse equipe irakomeye. Chelsea ishobora kuza ari equipe yatwara Premier League next season kubera ko ifite umutoza ushobora gutwara ibikombe. iyi Man United ubona ari mbi gutya, hari umutoza ushobora kwangaja umwe kongeramo abakinnyi 2-3 gatwara Premier League biba bishoboka, ariko Arsenal ikamara imyaka 20 na wenda ashobora gutwara igikombe gikomeye nizo za FA Cup iherukeruka mu myaka 5 ishize 2020. Hekereza ko Arteta Andrea Berta namugura rutayizamu numugabo ngukunda rutayizamu cyane bize expose Arteta nyaguze Diego Costa mu myaka 6 Arteta maze yubaka ikipe. Ntabwo ushobora kumbwira ko yabuze rutayizamu ku isoko ko abakinnyi benshi yaguze no mu batoza baspendinze amafaranga menshi hafi miliyari y'amayero, utabonyemo rutayizamu nibura umwe mwiza. Attention, ari gihe ufite ikibazo wenda cyuko utinya gukinisha ba rutayizamu kubera ko mikinire yawe ukina nka udakenera rutayizamu. Abantu bagora batekereza ko wabuze rutayizamu kandi wowe ubona ko utamukeneye. Hari abatoza batajya bakinisha ba rutayizamu. Ndibuka Arteta sezibanzirizi irangira n'umundi Arsenal yabaye ya kabiri yaravuze ngo ikibazo twagize si rutayizamu kuko nitwe twatsinze ibitego byinshi muri Premier League iyo sezo yatwawe na Man City n'umundi sezibanzirizi. Ntabwo Arteta yigeza ataka ko adafite rutayizamu. So Andrea Berta namugurira rutayizamu bishobora kuzamu exposa bikagaragara ko ikibazo kitari rutayizamu ahubwo ikibazo ari Arteta ubwe kuko ashobora gukinisha rutayizamu bikanga na niwe wirukanye Aubameyang muri club yari rutayizamu mwiza. Ariko iyo profile namara kuyigira yo gushaka umukinnyi nge namwita nk'umukinnyi wo kubakirwaho nka kuriya Rodri twigeze kubivuga. Pepe yajyaga avuga ngo ni nk'umuntu utanga umucyo mu ikipe yameze neza. Arsenal yongera gukenera abakinnyi abo bita magic makers nibo Lorenzo yaravuze, aba basore bo ku mpande badribura bacenga bakrea danger. Kuri uvuga ngo Vinicius muri Real yameze neza, Real iragenda. Kuri uvuga ngo Lamine Yamal muri Barca nabo ameze neza birakunda. Iramufite witwa Bukayo ariko dukeneye kubona undi mukinnyi umufasha uwo mutwaro. Nka kuri uvuga ngo Rafinha agabanisha ingano na Lamine Yamal, uyego umwe afite profile itandukanye n'uyundi. Umwe ari kuri pace ni Rafinha ariko arakontribute mu bitego, undi ni umudribler kandi mwiza nawo crea bafatanye. Arsenal ikeneye n'umuntu ufite icyo bita killer instinct, aba class imbere y'izamu, wa muntu nyine ushaka kubwiye igitego. Ntukagire ngo iyo umuntu yatsinze ibitego 30-40 ntukagire ngo sinzi ukuntu Arteta atekereza. Arteta akunda gutekereza ibintu ngo ikibazo ngo si ibitego, ngo ikibazo ngo twari dufite ngo nicyo kugarira ngo rero ngo twebwe irimo scam irimo ibintu by'ubutunzi oroshya ibintu. Avuga ibintu abantu bose Merino agusinzira ibitego 2 cyangwa 3 ariko Merino ntiyagukora ibitego 30. Yego ushaka umuntu wiberaho ubwo buzima. Oya reba abawinga bose bari muri Champions League muri amakipe n'abari umuhanga cyane byo kuvuga ngo ni igitanga. Wewe mushyiramo na Martinelli, ureba Martinelli bitego afite muri season Babatovu wa kera umuntu azi gutsinda muzana gutsindira igitego siko kazashinzwe. Ni nk'abo bakinnyi batatu yacu ya kabiri muri projet bayo